Banyarwandakazi, Banyarwanda, ndi Major, former Major Michael Mupende, wahoze ari majoro nyine mu ngabo zahoze ari RPA, Rwanda Patriotic Army, ubu zikaba zariswe Rwanda Defense Forces cyangwa RDF. Mbere na mbere ndabashimira ko muri bufata umwanya wanyu wo kumva iyi nkuru yanjye. Dutanga ibiganiro byinshi cyangwa ntanga ibiganiro byinshi, ariko ibiganiro byinshi ntanga banabitekerejeho cyane, byose biba ari amasomo y'ingirakamaro kandi azagirira benshi akamaro. Ikiganiro nanone mu gitega amatwi ni ingenzi cyane, na cyane cyane urubyiruko rw'u Rwanda rukeneye u Rwanda rw'ejo rwiza. Inkuru yanjye ni y'ubwitange, ubwitange bw'akarusho. N'abandi bose twabanye muri struggles, na cyane cyane y'u Rwanda, bose abitanze ni ukuri ndabazirikanye cyane. Ntanga inkuru yanjye sinari jyenyine, ariko uyu munsi ni umunsi wanjye ukuvuga inkuru yanjye, kuko inkuru yanjye yo ku rugamba kuva muri 1990 kugera 1994 iri unique iyo nyivuze ari yanjye by'umwihariko. Iyi nkuru ntanga rero cyangwa izi nkuru ntanga cyane cyane zikomoka ku rugamba rwo kurwanira gucyura abanyarwanda. Urubyiruko n'abanyarwanda benshi twarwaniraga bazivanamo amasomo menshi cyane. Inkuru y'ubwitange bw'akarusho ku rugamba ishobora kuvamo amasomo menshi nk'uko nabibabwiye kuba yumva, cyane cyane urubyiruko. Dore amwe mu masomo twakuramo gukunda igihugu bijyanye kuri no kugikorera. Twakuramo isomo ry'ubutwari no guhangana n'ibibazo uko byagenda kose. Twakuramo isomo ryo kwihangana no kutadohoka ku mugambi iyo hari impamvu. Twakuramo isomo ry'ubwitange ku nyungu za rusange, isomo ry'indangagaciro, ubunyangamugayo n'ubudahemuka, isomo ry'akamaro k'ubumwe n'ubufatanye. Irindi ni menshi. Irindi somo wenda twakuramo ni ukubaha amateka no kuyigiraho, cyane cyane mwebwe rubyiruko. Nk'uko bizwi, nk'uko bivugwa, ubuzima bwa buri muntu bugira amateka yihariye. Rero iteka ryose sangiza abantu bawe cyangwa bagukunda ayo mateka yawe, kuko ibitavuzwe akenshi ntibimenyekana, birazimira. Ibyo ngiye kubasangiza si inkuru y'intambara ku rugamba gusa, ni inkuru y'ubwitange bw'akarusho, ni inkuru yo kwihangana, ubutwari, kwizera ndetse no kurokoka cyangwa kurokorwa n'Imana mu bihe bikomeye.
ni inkuru y'igihe hafi cy'ukwezi kumwe gusa mu buzima bwanjye, igihe nari ku rugamba, ariko uko kwezi gushobora kuvamo inkuru zuzuye igitabo cyose, kandi nkaba nizera koko ko iyi nkuru izatera abandi imbaraga n'umurava hirya no hino ku isi, ikabigisha byinshi. Reka njye ku nkuru nyir'ubwite. Ku itariki ya mbere Ukwakira mu 1990, nari umwe mu basirikare benshi b'Abanyarwanda b'Abatutsi b'impunzi bavuye mu gisirikare cya Uganda, batangije urugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal, wari umuperezida w'u Rwanda. Nkaba narambutse ndi ofisiye, no kuvuga ngo nari commissioned officer mu bayobozi bake b'abasirikare bakuru bari baje bayoboye abandi. Intego yacu rero ikaba ari nta yindi. Intego yari yo gucyura za miliyoni z'impunzi z'Abanyarwanda ngo batahuke bagaruke mu gihugu cyabo. Abanyarwanda bari bamaze imyaka n'imyaniko mu mahanga, kandi nta mpamvu. Ibyo nk'urubyiruko rw'icyo gihe twarabyanze, twagombye kubyitangira twimazeyo. Niko byari bimeze mu mitima yacu, nta kindi twari tuzi usibye ko twari tugiye kwitanga gusa. Mu myaka myinshi rero yarishize, iyo miryango y'Abatutsi b'Abanyarwanda yari yaratatanijwe, yuzuye amahanga. Barirukanwe mu gihugu cyabo, baratwikiwe, barishwe, barambuwe ibyabo, barangajwe. Rero bari banyanyagiye muri Uganda nk'uko mubizi, mu Burundi, muri Tanzania, muri Zaire y'icyo gihe, aho hose hari amakambi menshi y'impunzi, ndetse abandi baranyanyagiye no mu biturage by'ibyo bihugu n'ahandi hose ku isi. Ababyeyi bacu n'abasokuru bari barirukanwe mu gihugu kubera imvururu zishingiye kuri politiki y'amoko n'inyungu z'abakoloni muri iyo myaka za 50, za 60 n'indi myaka yakurikiyeho. Dutera twambuka tuvuhunga mu ngabo duturuka mu ngabo z'Ubugande, twatangije intambara atari uko dushaka kwigarurira igihugu mu bundi buryo, ahubwo twarwanaga tugira ngo dusubize agaciro ubwenegihugu n'uburenganzira bw'ayo mamiliyoni y'Abanyarwanda gusubira iwabo bari bamaze imyaka mu mahanga ari impunzi. Icyo kijye cyumvikana. Ibindi byose bivugwa amagambo ya politiki yandi yose yarashamikiye kuri icyo kibazo, gucyura impunzi, gutaha iwacu twakomokaga. Ibindi burya ni amagambo asize ubuki ya politiki. Ibyo byagombaga gushingira kuri iyo ngingo. Tugitangira intambara mu ikubitiro, twapfushije umuyobozi cyangwa umugaba wacu, umugaba wari ukunzwe cyane, General Fred Gisa Rwigema, apfa cyangwa yicwa ari ku munsi wa kabiri w'igitero gusa. Urwo rupfu rwe rwabaye igihombo gikomeye cyane. Urupfu rwe rwaduteje urujijo mu byo twakoraga nuko bizagenda mu minsi izakurikiraho. Birumvikana ko twadidaniwe. Aha nari umwe mu bagize amahirwe make, I was unfortunate, yo kubona ibyo uko byagenze, ndetse no kuba hafi y'ibyabaye nyuma y'urupfu rwe, mbirora mbikurikirana.
icyo nabamenyesha ni uko urupfu rwa Fred rwaduteye imbaraga n'umurava wo gukomera. Twari tuzi ko tugomba gukomeza iyo ntambara, tugakomeza inshingano twari twariyemeje, kandi twatangije urugamba nubwo ibibazo byari byinshi byerekana ko harimo amananiza menshi. Umunsi apfuye ku itariki ya 2 ijoro rishyiriye gatatu ahajya saa 8 z'ijoro hafashwe icyemezo cy'uko dukomeza intambara tugatwara urugamba imbere. Bityo saa 8 ku itariki ya 3 Ukwakira, ubona amasaha abiri nyuma ya saa 6 z'itariki ya 2 Fred yarapfiriyeho, twerekeje aho twari twagamije guhurira mu ihuriro cyangwa assembly area mu rurimi rwa gisirikare. Turagenda duhurira ahitwa mu junction ya Karangazi. Ingabo zacu zari nke, ntago zari muri structures mumenyereye, nangwa Muzo. Amaplatoon abazi gisirikare yari abasirikare byibura 20. Ama companies yari hagati y'abantu 60 na 70. Ariko nubwo twari dufite ibibazo bwose, twarakomeje twigira imbere kwerekeza intambara ku mwanzi. Ari mu gitondo cya kare ku ya 3 ku ihuriro aho Nyabwayishongoyizi, twiciyemo ibice bibiri, igice cya Major Samukaka n'igice cya Major Steven Dogote. Igice cya Samukaka cyari kizwe na batayo zindi zose sigaye, ya mbere, ya 3, ya 6 n'iya 9. Dogote yasigaranye unit imwe iri solid yitwa Force Battalion, yizwe nayo amakampani mato arindwi kuva ku ya mbere kujya ku ya 7. Ntago twavugaga za A company B company, twazitaga mu mibare ababyibuka. Ari company ya mbere, company ya 2 n'iya 3. General ifite company ya 3. Rukundo yari afite ya mbere, witwa David afite ya 2, afite ya 3, witwa Mukasa afite ya 4, witwa Bamadura bafite ya 5. Ndabyibuka byose ko byakurikirana, na Rugema ya 6 gutyo. Twatandukanye mu gihe cya saa 2 n'igice. Abafata inzira ya Nyagatare bagaruka iburengerazuba cyangwa iburyo, natwe dufata inzira y'ubumoso twinjira ishyamba. Hari igihanda icyo bitaga icyanyarangege n'icyo kigenda muri parike, nicyo twafatiye aho ngaho hafi. Ariko twakivuyemo kanya gatoya tugenda mu mibande gusa, tugenda twahuranya ishyamba ko twe dufite bagayide abitwa bakarangira na Mpungu twakarangira no witwa Gashiramanga ndabibuka. Igihe rero cyose twagendaga nijoro ku manywa tukihisha, ahubwo tukoheza ubukundi butoya, cyane cyane abareke platoon ya Rwigamba George bagakora reconnaissance, kandi tukirinda kugaragara nabusa, tugakora twari muri total concealment, kuko umwanzi yari hejuru mu kirere yakomeza gatata, twamwa kwisha cyane. Ku itariki ya 5 zo Kwakira, Ndogoteye yategetse ko Bitamazire atoranya itsinda rizajya gutera kugaba ibitero gabiro no gutangira gukora mwese mugafatanya n'abarek platoon, buri kamanda akajya ajya gukora rek cyangwa gutata, dutegura nyine ibikorwa byo gutera gabiro. Dukora indi tactical headquarter ya Bitamazire
mu karere kegereye ikigo cya Gabiro muri urwo rwego rw'imyiteguro. Icyo gihe nyuma y'iminsi 6 twinjiye ku butaka bw'u Rwanda, ubuzima bwacu bwarumeze nabi cyane. Nta biryo twari dufite, nta miti, nta masasu y'inyongera, nta bufasha bw'ibikoresho ubwo ari bwo bwose. Twari dufite gusa intwaro n'amasasu twikoreye ku mibiri yacu. Ntabwo byari bihagije, byari bike cyane. Twaritandukanije n'inzira zose za nyabagendwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo twari twegereye kaburimbo, twari twegereye umuhanda uwo ari wo wose, ahubwo twari hagati kure ku butaka bw'umwanzi muri pariki y'Akagera. Nta musada na busa twateganyaga kubona, haba uw'ibiryo, haba uw'imiti, haba uw'ibikoresho, ndavuga amasasu. Kuri iyo tariki ya 5 y'umugoroba twashakije uburyo twabona icyo twarya. Abasirikare bamaze kugira inzara, twese twari tugiye kwicwa n'inzara iminsi igera muri 6-7. Ntacyo kurya, ntacyo kunywa, amazi yari kure. Umutara warakaga, ukwakira abakuzi mu mutara uba waka, amazi kireka kujya epfo mu Kagera. Abasirikare bagiye guhiga kabiri kose bagaruka amaramasa. Ku munsi wa mbere itsinda ry'abahigi ryayobowe na Lieutenant David, abamuzi rero avuye Singo, yari umugabo murera ukomokaga Cyangwari. Ku munsi wa kabiri itsinda ry'abahigi ryayobowe na Second Lieutenant John Madura, uyu ngo yari mwishywandu gute ndiko najyaga mbyumva, ariko nawe yaje umunsi rirenze agaruka amaramasa. Benshi bari bamaze kuzahara kubera inzara no kuvuga bikomeye, ururimi rutava mu kanwa. Abasirikare benshi muri iyo minsi igera ku 8 turi ku butaka bw'u Rwanda kandi dukora ibikorwa concurrent activities. Twakoraga reconnaissance, twari mu kaga buri kanya, ukurikije ukuntu indege yabaga irimo gukora reke mu kirere. Hari ubwoba mu mitima kubera ko ntabwo twarwanaga. Iyo ahantu hamwe utarimo kurwana, utari wahura n'umwanzi, abasirikare benshi bafite ubwoba kubera yuko ntabwo babazi dushobora kuba muri nko ku mbabazi z'umwanzi iyo mutakoze igikorwa, cyane mutarimo no gukora igikorwa, hanyuma mufite n'imbaraga nke, baraga bari bwicwe n'inzara. So mu ntekerezo na physical uko abantu bari bameze byari bibi cyane. Abasirikare bose bari batangiye kurya amababi n'imizi y'ibiti aho twabaga twegamye hasi aho ngaho. Iyi nkuru irakomeza, ntimuzacikwe. Umusozo wayo uri mu kiganiro cya 2. Banyarwanda namwe mwese mwumvaga iki kiganiro, mbaye mbasezeyeho. Tuzahurire mu gice cy'iki kiganiro cya 2 cy'inkuru yanjye. Ngaho mwese nimugira amahoro.